muntu utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu, menya ko nawe ibintu utazabishobora. Ya muri iyi video ngiye kukwereka uburyo wakorera amafaranga kuri internet. Abantu benshi barazi bajya bibaza ati se ni gute twakorera amafaranga dukoresheje telefoni zacu? Ese gukorera amafaranga koko kuri internet birakunda? Banza wumva aya magambo ubundi nze dukorere amafaranga. Kuri internet hafi amasaha yawe yose y'umunsi ugataha nimugoroba, nabwo wagera mu buriri ntuyiveho ukagumaho, ugatakaza amafaranga yawe ugura za mega ku mafaranga menshi, wongeramo ngo abantu bataza kukubura kubera yuko uri offline. Ni iki internet mu by'ukuri yagufashije mu kugira amafaranga cyangwa kubona amafaranga uyitakazaho? Ja, ayo na magambo yavugwaga n'umwe mu ba YouTubers bamwita Jideo Official. Yavugaga uburyo wakorera amafaranga kuri internet. Ari mabwira abantu ati se ni gute wabyaza telefoni yawe umusaruro ukaba watangira ugakorera amafaranga. Rero ikintu uzakora uzaza muri Play Store. Muri Play Store hano marakuzamo muri search searching M-Pesa, uze kureba link muri description, searching M-Pesa. Ni application iri gutanga amafaranga ndetse ikayagwa kuri mobile money. Nkuko uwo Jideo Official amaje kubivuga, aravuze ati se gukorera amafaranga ari byo yavuga babwiraga ngo gukorera amafaranga birakunda, nibyo tugiye kuba twareba ndetse turayakorera no kuri mobile money. Ambo uzaza ukorere search ushake iyo bita M-Pesa. Ambo ni application uzinjiramo imeze gutya, bayita M-Pesa. Na application ubikuza byoroshye ku rwego rwo hejuru, ako kanya ukahita ubona money, ako kanya ukahita utangira ukabikuza. Turahita tubikuza amafaranga mureba online kugira ngo ubone ko bya bintu aba ari byo. Turabikuza ubikuza ari ufite amacoin 200, ariko tuzaza tuyestare muri telefoni zacu. M-Pesa tuzaza tuyishyire muri telefoni zacu. Narakubwiye ngo iyi channel ni channel y'ubwenge mwabantu mwe, ni channel ugomba gukandaho subscribe. Ya tuzareka rero iyi application ibanze ije muri telefoni zacu, bayita M-Pesa. Ni application uyitubikuza kuri mobile money. Tuzategereza ibanze yinstalling muri telefoni zacu. Ndakwibutsa uze gukanda like kuri iyi video kugira ngo byose uzaje uri bwabibone neza. Wa muntu nicyo nkwisabira gukanda subscribe ugaha share inshuti za kugira ngo bino bintu zijye zibasha kumenya uko bikorwa. Ambo uzaza kuri open kuri M-Pesa. Ahangaha bino bazakubwira ibi bazakubwira bya hano, uzafata urutoki rwawe ujye ugenda ukurura kano kantu buno buboro bubanze burangire. Turebe uburyo turiyandikishaho noneho tukahita dukorera amafaranga. Uzukande kuri kano kaboro kari hano hasi mu nguni, aka kaha hasi kano k'umweru kari hano hasi niko uzahita ukanda. Ambo ukimara kugakanda noneho hano ngaha bazaguhitishamo, uzaza nyine kugira ngo application ikore uzukande kuri agree. Ambo uzaza ukande kuri agree. Wa muntu wenda kwibutsa ko ibi bintu birakora, bazahita bakuzaniramo bazahita bakuzana muri phone, muri Gmail ufite, uhitemo Gmail uri buze gukoresha hano ngaha, uhita ushyiramo Gmail yawe ushaka. Numara gushyiramo Gmail ushaka rero ikintu uzakora uzategereza ibanze yiloading. Wa muntu ubu buryo burakora ukaba wabikuza amafaranga kuri mobile money. Ambo nitumara tuzafungura igiza akabazo. Hari uburyo uyigira ikanga kugira ikagira amakano k'akabazo, tuzayinjizamo gutya dutegereze. Ambo tuzategereza iri kwanga gufunguka, reka tuyigerageze bwa nyuma. Ya tuzayinjiramo imeze gutya. M-Pesa imeze gutya. Wowe ukiyinjiramo ni application wakinira mu game. Ahangaha ukina game ukaba wahembwa amafaranga kuri M-Pesa. Ahangaha uri kubibona hano handitse ngo play game, ariko mbere yo kwinjiramo bazabanza baguhe amacoin. Amacoin ugomba kwita ubikuza ya hano ngaha amacoin. Hano baduhaye amacoin 100, we kuri we batarayaha urazo kandi hano handitse scratch. Ahangaha handitse scratch, numara kuhakanda kugira ngo bagwaye amacoin urazo kandi kuri kano kaboro kaha akangaka kama coin akangaka baduhaye, nurangiza ugasige hano ngaha urazo ugafate ugasiga ibara ry'icyatsi ryaba ririmo. Ukiyinjiramo uraza ugasige ibara ry'icyatsi ryaba rikirimo, bahita bagukubita aya macoin agera mu 100. Noneho hano ngaha hari uburyo bwinshi ifite uburyo bw'ama service
ikagira n'uburyo bwa app. Ahangaha rero ikintu tuba tugiye gukora, hari uburyo bwo kuba wakorera aya makoyini vuba ukahita ubikuza unyuze mu masavasi, mu matopu survivor. Ahangaha nzabakorera videwo. Ahangaha tuzaza twikandire hano ngaha handitse Redeem. Ahangaha bazatwereka uburyo bwo kuba twabikuza. Ahangaha dukanze kuri iyi boro bazatwereka uburyo bwo kuba wabikuza. Uburyo bwa mbere babwita mobile rechange, ubwo ni kuri mobile money, bwa buryo nababwiye. Ahambere ushobora kubikuza mu mayinite, aho ukabikuza muri data. Ahangaha ukaba wabikuza ukoresheje Airtel na MTN. Uri kubona yuko ari ibintu bikora, ukaba wakoresha Airtel na MTN, noneho ugatangira ukabikuza, bakaba bayaguha mu mayinite cyangwa bakayaguha muri bunda. Uri kubona yuko ari ibintu hano bikora bya danje. Hano hari uburyo bwa kabiri bita Binance. Ubu buryo niba utazi gufungura Binance, kuri Binance urabona utangira gukura ufite amadolari 5 bingana n'amakoini 500. Uri kumva turi kubura zeru, ukagira amadolari 10 ukaba watangira ukabikuza 25 gukomeza ukajyana hejuru. Ubu ni uburyo bwa Binance. Ku bantu batazi gukoresha Binance, muzambwire nzabigisha uburyo bafungura Binance, ukaba watangira gukora amafaranga noneho ukaza kuyabikura nawe. Hano ngaha hari ubwo bita Crash Game, hari uburyo bwinshi, Scam Gift. Buno buryo bwo kubikuza rero, kubera twebwe turacyafite amakoini make, ntabwo twahitwa tubikuza ngo bikunde, kubera turacyari munsi y'amakoini yemerewe kubikuza. Tubikuza amakoini make. Noneho kugira ngo ube wabikuza nyine, kugira ngo bigende neza, ahangaha kugira ngo ube wabikuza byihuse, ni ukuba waza ukahita uha inshuti zawe, ukaza ugakopiya hano. Wamara gukopiya ugakanda kuri share, ukaba iyo ukanze share ukaza ugaha inshuti zawe zikinjira kuri link, ukazisharinga, zigira amahirwe nazo zikahita zibona bonus yihuse. Niyo mpamvu ndagusaba ngo uze kwinjira kuri iyi link. Nkuko bibonye rero, ubu ni uburyo iyi application iforomye. Noneho reka twinjire muri game, turebe muri play game uburyo biba bimeze. Tuzaza twigire hano handitse play game. Muri play game ahangaha uzaza ukande continue. Arabambwira ngo game muza kuzibura, ngo mujye mugira ikibazo cyo kubura izo game. Tuzategereza kuri continue, dutegereze. Tuzategereza. Nkuko bibona ahangaha hari amagame hano, usually ukanda hano handitse apps, hari amactive. Tuzategereza connection ziri kubigiramo ikibazo. Tuzaza dukande kuri game dushaka, tuzaza dukande hano ngaha. Ahangaha urabona yuko basa nk'abatwimye game. Urabona yuko batwimye game. Iyo bakwimye game nka gutya bigenze rero, ikintu uzo gukora, uraza ukajya muri application ukayisiba, ukayidownloadinga. Nkuko nani mbikubwiye, bahise batubwira ngo try again. Tugiye kuyisiba twongere tuyestaringe, turebe ko baduha game. Reka tubikore turebe. Urabona hano ngaha tumaje reka tuyisiba twongere tuyestaringe. Baguha game n'ubundi ukayikina nyine, ugakurikiza zino step, ukayikina bitewe n'ibyo bakubwiye. Barayiguha ukayikina, uko uyitsinze bakagenda baguha amakoini. Hari n'igihe bayiguha ukahita uyisiba bitewe n'uko wabishatse. Rero abantu mwambiye ngo mujya mugura amagame application, urongera ukayi removinga. Tuze guhurira muri video ikurikira, mwibuke gukora subscribe.